Kuwa gatanu mu bihembo bya Rwanda Premier League nibwo hari abakinnyi benshi mu by'ukuri kurya n'amakuru kuyabona byasaga naho byoroshye. Nge nagize amatsiko yo kwibariza umukinnyi ku giti cye yitwa Nicolas Seboato. Ayo nkavuga ni Seboato kugira ngo wenda ananyiyumvemo cyangwa se byore kuba yambwira muvugisha mu kigande byakoro kuko cyane icyongereza rukuntu yumva ariko navuga ni reka umuntu wongeye gupimira tubwire nge nta kigande nzi narisuzumye sana nta kigande nzi nifashije umuvani we Ruvuyanga nabandi Ruvuyanga bayi Bugande ngwino nkwereka akantu mfasha mbariza Seboato uti nibyo koko Rayon Sport mwaravuganye Ruvuyanga rwose mu gakote ke aratambuka yitonze Ruvuyanga ura n'umuntu ugira confidence kabisa confidence abari hejuru aravuga ati Ruvuyanga n'umusekare mu bitekerezo sinaya modoka nakubwiye nafunze muri primaire bavuganye byinshi ariko mu byo bavuganye icyo twavanyemo kwizigira we ubwe yiyemereye ko ari kuvugana n'ikipe Rayon Sport yaravuga ati sindashyira umukono ku masezerano ariko turi kuvugana kandi bigano bimeze neza iyo umukinnyi ubwe kwemereye ngo ni kuvugana n'ikipe runaka akabyemera ku giti cye akenshi abagiye gusinya pe nahise nshaka amakuru rero bambwira ko iki cyumweru bari gukora ibishoboka byose mu by'ukuri kugira ngo Rayon Sport kirangire amaze gusinya nicyo cyambere ndi kwibaza arashoje muri mukura yararangiye arashoje ya masezerano yongereye iyo si nkuru Perezida Olivier ariwo ku giti cy'ubigizemo uruhare yararangiye ibere wiyita inkuru wowe ahubwo icyo ukoze ubreakinze transfer wakabikoze nk'anta ahubwo ukavuga ati namwibone yarya capate ebyiri ndakwinjira muri ofisi ya Rayon Sport nese urumva bitarangiye buriya transfer izagorana nigiye mu Rwanda uvuga ngo umukinnyi one afite amasezerano n'ikipe tuzi ubushobozi bwa Rayon ko bati mukura sibagoye ariko rero turabizi ko ibura umuzamu kako Kadime umwese byabaye murabizi ntago ari umuntu wo gukomezanya urugaju wibuka ubushize kandi Nicolas Seboato ni league proven yarakonfirme ko ari umuzamu ukomeye umutoza wamutozaga unamwemera yaje muri Rayon nase ubwo transfer nuguza de bwa mbere byanze kujya muri Rayon yarasoje amasezerano kwizigi urabye ko ajya kongera mbere yari yarasoje ariko icyo gihe wari undi muzamu w'umugande wa mugande muri Rayon murera nyine urumva ayiberaga cyambwe ati turaguhereza 7 ariko dufite hari ikindi kintu kiri kugorana muri Rayon uvuga ngo umukinnyi cyangwa se umutoze kujya gusinya ariko banza kumvikana na komite iyoboye ariko na board kabigiramo uruhare urumva hari ubwo board ivuga iti uyituwe tumuretse urumva ariko kuri Seboato rwose ngo bisa n'ibyarangiye wa kabiri Rayon Sport irifuza kugabanya payroll amafaranga ya payroll byibura bakava kuri 50 bakajya kuri 40 kugira ngo bazirinde ibintu by'ibirarane bakanifuza kandi kugabanya abakinnyi aho kugira ngo tunga abakinnyi 35 badatanga umusaruro baravuga abantu baje nabandi bagira 25 ariko bakoreshwa niyo mpamvu mu bakinnyi kuvuga ngo yamaze kuvugana n'umwana witwa Usabimana Olivier ukina ikipe ya Marine ni vice capitaine ikipe ya Marine yabaye muri polisi pe akina kuri 7 cyangwa se 11 uvuga ngo barebye basanga kuba bahaji bagiye babasani bashobora kugenda badulayi reka tuzana umwana w'umunyarwanda usanzwe umenyere champion ubwo nuvuga ngo nubundi muri ligi yitwaraga neza tuma amasezerano nawe barambwira ko rwose Usayimana Olivier n'umuwinga kina ku ruhande gushaka imibare y'ubutaha ariko nakoze ikibazo kimwe uzanakurikira nyine bararerewe mu ntare ku bitego yarerewe mu ntare yarerewe muri ntabwo yarerewe mu ntare niba atararerewe mu ntare aho birashoboka Ego ajya muri polisi icyo gihe ngiyo transfer ishoboka ariko ubaye wararerewe mu ntare ukaba uri muri Marine bikavuga yuko Rayon Sport igiye kugushaka akwisanga muri Nyamukandagira bigorana ngo Olivier na Seboato bari mu bantu bashaka gusinya bwa mbere na mbere ba mbere muri Rayon cyumweru hanyuma